Amahoro amahoro nshuti z'umusaraba, twongeye gushimira Imana yatugejeje kuri uyu munsi. Uko bwije n'uko bukeye turashima, umunsi ku wundi duha Imana yacu icyubahiro kuko tuba twongerewe igihe cyo kubaho. Ni ubuntu bw'Imana. Turabashimira namwe abadukurikira muri ibi biganiro, muri izi nyigisho zacu tuba twigishwa n'umwuka w'Imana. Uyu munsi wa none rero turaganira ikiganiro kitubwira ngo tumenye abo turi bo, twimenye. Hari ukuntu tuba turiho turi abantu Imana yahaye agaciro ariko ntitwisobanukirwe. Hari ukuntu tutajya dusobanukirwa ubuntu twagiriwe bwo gutunga Kristo. Hari ukuntu tutajya tubimenya kandi ari iby'agaciro muri twebwe. Rero uyu munsi wa none ndagira ngo nkwibutse umenye agaciro kawe, umenye uwo uri we, umenye icyo uri cyo, hanyuma nawe witware nk'umuntu w'agaciro, nk'umuntu ufite akamaro imbere y'Imana, utitaye ku bikuzungurutse, utitaye ku ngorane, ahubwo umenye neza ko hari icyo Imana yagushyiriye kuri iyi si kandi ugomba kugisoza. Numenya neza uwo uri we, numenya neza icyo uri cyo mu Mana, niwisobanukirwa uzashobora kugera ku mugambi Imana yakugambiriyeho. Hari byinshi byaduciyeho kubera kudasobanukirwa. Hari byinshi bidusiga kubera kutamenya. Ariko ndakwinginze ngo umenye uwo uri we mu Mana. Ntabwo mvuga ngo umenye ko uri umugabo cyangwa uri umugore, umenye ko uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, oya, ntabwo ibyo ari byo ndimo kubwira. Ahubwo ndagira ngo umenye uwo uri we mu Mana yawe. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mwinshi. Tugiye kuganira ku mugani uri hano, Matayo ibice 13 umurongo wa 44. Reka tuhasome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'izahabu n'imaragarita. Umugani w'izahabu n'imaragarita ni urushundura. Umugani w'izahabu n'imaragarita ni urushundura. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira. Izahabu zahishwe cyangwa zahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira. Kandi umuntu azigwaho arazitwikira, aragenda. Umunezero umutera kugurisha ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Umunezero w'ibyo yabonye umutera kugurisha ibyo yari afite byose kugira ngo ashobore kugura wa murima. Dukomezanye. Kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imarigarita nziza. Abonye imarigarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. Umurongo wa 47. Ngo nuko kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'urushundura bajugunya mu nyanja, ruroba ifi z'amoko yose. Iyo rwuzuye barukururira ku nkombe, bakicara bagatoranya inziza
bakazishyira mu mbehe imbi bakazita. Ibyo ni ingero nyinshi zigereranywa n'ubwami bw'Imana, ariko urugero nshaka ko tubaho twebwe dufata uyu munsi wa none ni urwatubanjirije, ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu. Izahabu yari iri mu murima, umuntu arigendera, atambutse arayibona, amaze kubona ya zahabu aravuga oya, ntabwo iba ari ibyo kwihanganirwa. Ubujiji bwa nyiri umurima sinabwitaho, reka nanjye ntabe injiji nkawe. Aragenda ajya iwe, afata ibintu yari afite byose ngo arabigurisha kugira ngo abone wa murima. Amaze kubigurisha araza asanga nyiri umurima, ariko mbere yo kujya kugurisha ibye, amaze kuzibona ya zahabu iri mu murima, amaze kuyibona yaraje afata utwatsi arayitwikira, arayihisha kugira ngo hatagira undi muntu uza kuhanyura akayibona. Yari yakunze iyo zahabu cyane. Iyo migani yose iratugereranyirizwa n'ubwami bwo mu ijuru. Ese jyewe nawe ubwami bwo mu ijuru tubugereranya n'iki? Hari ubwo tubona ibyo dutunze ubwo bwami bwaba bubiruta? Hari ubwo dutekereza ko igihe kimwe ubwo bwami tuzabukenera? Nshuti y'umusaraba, nakubwiye ngo tumenye icyo turi cyo muri Kristo, tumenye abo turi bo muri Kristo. Uyu mugabo we yarasobanukiwe, abona izahabu, sinzi uko nayita, abona izahabu y'agaciro nyinshi nziza iri mu bitaka bya nyiri umurima, kandi nyiri umurima atabizi. Ntabwo ari ibitangaza, hano mu Rwanda hari abantu bagiye bagura ibibanza, yamara kugura ikibanza agasanga kirimo amabuye, agacukura ya mabuye akagurisha. We yiguriye ikibanza, ariko amaze kugura ikibanza akisangiramo amabuye, akagurisha amabuye akaba yashobora kuyaguramo ikindi kibanza cyangwa kuyubakisha amazu. Hari abagiye bagura ibibanza agasangamo umucanga, agacukura akagurisha. Rero kuba uyu nawe yarabaga mu isambu irimo zahabu, ntabwo ari ibitangaza cyane, ahubwo ikibabaje ni kimwe, ni uko yenda nanjye aho naba ntuye, munsi y'ubwo butaka haba harimo zahabu, munsi y'ubwo butaka haba harimo iby'agaciro, ariko simbisobanukirwe. Nyiri umurima yari afite umurima, ariko ntiyigeze amenya neza ko umurima we urimo zahabu. Niba ari umuntu watambutse akayita, niba yari iri mu butaka bagomba kuyicukura, oya, aho sinakubeshya. Ariko umuntu yarigenderaga anyura mu murima wa Matiyasi cyangwa wa Matayo, turi mu gitabo cya Matayo. Anyura mu murima wa Matayo, ageze mu murima wa Matayo asanga harimo zahabu. Kuki iyi zahabu Matayo atayicukuye? Kuki iyi zahabu Matayo atayibitse? Kuki iyi zahabu Matayo atayitayeho? Matayo ntabwo yayibonye, nyiri umurima ntiyayibonye, wowe ugiriwe ubuntu bwo kuwuhabwa. Aravuga ati iyi zahabu sinayitesha, nubwo mfite umurima mwiza uruta uwa Matayo, nubwo mfite inzu nziza iruta iya Matayo, nubwo mfite isambu nziza iruta iya Matayo, ndabigurisha. Naho tubona ko mbere Matayo yagurishaga,
ariko ndibwira ko kubw'ibiguzi bihenze uriya muntu yaje agaha nyir'umurima, byatumye yemera kuwugurisha. Avuga ati aka karima kanjye metero 15 kuri 20 aka kabanza, cyangwa aka karima ka metero 70 katageze na hegitari imwe, none bakaba bampaye ubu butunzi bungana butya, reka nkagurishe hanyuma nanjye nzaba ngura ibindi. Ariko atazi ko muri ako karima ke gashobora kugura n'ibindi bintu byinshi. Noneho uwabisobanukiwe aragenda agurisha ibye, araza aragura, aramuha, undi arakira agira ngo aratomboye. Ibyo rero ngo bigereranwa n'iki? Ngo n'ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bw'ijuru burahenze. Ubwami bw'ijuru ntacyo bwagereranywa nacyo, nubwo batubwira izahabu, nubwo batubwira imarigarite, nubwo batubwira iki, sinzi ko hari ikintu na kimwe cyagereranywa n'ubu bwami bw'ijuru. Uyu rero yabaye umunyabwenge, aragurisha kugira ngo yibonere ubwami bwo mu ijuru. Ese wowe ubwami bwo mu ijuru ubugereranya n'iki? Nyir'umurima ntiyamenye agaciro k'umurima we, nk'uko uyu munsi hari utazi agaciro k'umwana w'Imana wamubambiwe. Nshuti y'umusaraba, ibi bintu by'isi byose turimo guha agaciro bizasigarana n'isi yabyo, tuyikurwemo. Umunsi wayikuwemo, nshuti y'umusaraba, uzibuka uyu mugani, kandi bizaba amazi yararenze inkombe. Uzaba utakibishubije inyuma. Ndasenga ngo Umwami Imana aduhe ubwenge bwo kumenya agaciro kacu. Turi abantu bacungujwe amaraso y'igiciro y'umwana w'intama w'Imana. Umwana w'Imana Kristo aremera ajya ku musaraba. Iyo tubyumva, iyo tutaragirirwa ubuntu bwo guhishurirwa n'akangana gatya, natwe twumva ari amateka. Ariko twebwe nk'Abanyarwanda ntabwo dukwiye kubona ari amateka, kuko dufite ingero nyinshi zatwemeza ko ari ukuri. Tutagiye kurebera kuri Kristo, tukarebera n'abana b'abantu bitanze. Aya mahoro dufite, hari abitanze kugira ngo uyu munsi tube dufite amahoro. Nshuti y'umusaraba, Kristo we yitangiye isi nzima. Rero Abanyarwanda bagira imigani, Abanyarwanda ndabakunda cyane, bagira imigani nyinshi. Nshuti y'umusaraba, uwampa tukamenya agaciro kacu, uwampa tukamenya agaciro k'ijuru, uwampa tukamenya agaciro umwana w'intama w'Imana yatanze. Kristo yaremeye, aratangwa, arabambwa kugira ngo tubeho. Abanyarwanda bavuga ngo uwambaye ikirezi ntabwo ajya amenya ko cyera. Ubu buntu twagiriwe bwo kubwirwa Imana, ubuntu tugirirwa bwo kubwirwa Kristo. Abana b'abantu turimo kurira ngo ayiwe, ngo insengero zirafunze. Ufunze insengero zacu, ariko urusengero rw'Imana ntabwo rwigeze rufungwa n'umunsi n'umwe. Rero niba ugiriwe ubuntu bwo kumva umugani bw'uwabonye izahabu akayigurisha ibye byose kugira ngo ashobore kuronka wa murima, ibaze ubitekerezeho, ngo byagereranwaga n'ubutunzi tuzabona mu ijuru, byagereranwaga n'agakiza, byagereranwaga no kugera mu bwami bw'Imana. Ngo bugereranwa n'iki? Bugereranwa n'ijuru. Ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranwa
n'izahabu, ni akagero, ni urugero, ariko ntabwo bigereranywa, kuko umuntu ashobora kuba atunze izahabu yuzuye inzu, ariko umwuka ukamushiramo ntabone ubwami bw'ijuru, kandi na ya zahabu yayisize. Ubwami bw'ijuru bagerageje kubigereranya, ariko inshuti y'umusaraba siko biri. Nyir'umurima ntiyigeze amenya agaciro k'umurima we, ariko Imana ihabwa icyubahiro ko jyewe nawe, umwami Imana yacu, umwami, umuyobozi, umucunguzi, umurengezi wacu, utubona natwe nk'imirima ye, azi agaciro kacu. Niyo mpamvu yaducunguze igiciro gikomeye, ari cyo maraso ya Kristo umwana we. Ndakwinginze ngo wisubiremo, ndakwinginze ngo wisubiremo, wisuzume, wishakashake nawe, umenye uwo uri we, umenye icyo uri cyo, umenye icyo agushakaho. Ntabwo umwami Imana ashaka izahabu yanjye n'iyawe, ahubwo umwami Imana arashaka wowe nanjye, kugira ngo tuzashobore kubona ubugingo buhoraho. Ndagushimye ko wumvise aya magambo, ariko Imana yo mu ijuru izagushima nuyashyira mu bikorwa, ugaha agaciro icyo Kristo yakoze ku bwawe. Urakoze, reka twongere tumushime. Turagushima Uwera wa Isirayeli, turagushima Mana ikomeye, turaguhimbaje Mucunguzi, warakoze kutubambirwa, warakoze kudupfira. Ntago wagereranywa ni Margarita wa Mana we, ntago wagereranywa n'izahabu wa mukunzi we, ariko Data we ukiranuka, ibi nibiba bitubwira kugira ngo kongera kwisubiramo, twisubireho, maze dushake uburyo twazakugeraho, nshuti yabera. Kandi ndagukunda mukunzi mwiza, kuko ubizi ko bigoye, ariko waduhaye umwana wawe aratubambirwa, uduha umwuka wera kugira ngo ajye atwibutsa. N'uyu munsi ni umwuka wawe wera arimo kutwibutsa. Urakoze Mucunguzi, Murengezi, ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro turacyabiha wowe, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umurengezi wacu. Amen.